Hello, how are you? How do you feel? My name is Natasha. Thanks for watching my video. I love you. Mwah. Muraho neza ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mubana natwe umunsi ku wundi mwebwe dukurikirana gatanu kuri gatanu nizere ko umeze neza nawe utameze neza impore ejo hari andi mahirwe bishobora kugenda neza ndagushimira rero wowe wakoze subscribe nawe utarayikora kola subscribe nurangiza ukande kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho video nshyashya ujye utubona notification hama video uyirebe mu ba mbere. Nkuko mubizi rero mbogize ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'ubwenge kandi byiza by'ingenzi by'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. N'uyu munsi rero naje nzajye utuntu twiza kandi tw'ubwenge turyoshye. Ndabizi neza yuko muri bubikunde muri benshi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe imyitwarire y'abagore hagendeye ku kwezi bavutseho. Imyitwarire y'abagore hagendewe ku kwezi ibavutseho. Ngira ngo mwamaze kubyumva neza yuko uyu munsi tugiye kwibwirira abagore cyangwa se igitsina gore muri rusange. Imyitwarire ya muntu igirwaho uruhare n'ibintu bitandukanye birimo uko yavutse, aho yavukiye, uko yabayeho, abo babanye, ubumenyi afite, ubushobozi, ubuhanga ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero abashakashatsi bashyize hanze bimwe mu myitwarire iranga abagore bitewe n'ukwezi bavutsemo. Nkuko mubizi rero tugira amezi 12. Ntabwo rero uyu munsi ndi buyababwirire rimwe, ahubwo uyu munsi tugiye kurebera hamwe amezi 3: ukwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu. Abagore bavutse muri aya mezi 3 uyu munsi nibo tugiye kwiganirira. Hanyuma abandi tuzagenda tubagezaho uko iminsi izagenda iza, ariko ntabwo nzabatindira, ntabwo nzabatenguha, namwe ntuzantenguhe, muzakomeze muri kumwe nanjye. Tugiye kureba rero abagore bavutse mu kwezi kwa mbere. Abagore bavutse mu kwezi kwa mbere baba ari abanyantego ku buryo budasanzwe. Cyakora intego zabo ntibazitangariza umuntu uwo ari we wese batarazigeraho, kuko bazikurikirana umwete udasanzwe. Aba bagore bakunda kubanza gusesengura ikintu cyose bumvise cyangwa se babonye mbere yo kucyemeza cyangwa se kucyemera. Cyakora ntibakunda kugaragaza ibyiyumviro byabo ako kanya. Bakunda kwiyegereza abantu bafite imitekerereze imwe cyangwa bari ku rwego rureshya n'urw'imyumvire yabo. Ngira ngo abantu bavutse mu kwezi kwa mbere b'abagore murabumva imico yabo. Ni abantu b'abanyantego, ni abantu bagira intego ngo ku buryo budasanzwe, ariko ngo ntabwo intego ye bapfa kwitangariza buri uwo ari we wese batarayigeraho. Urumva yuko ni abantu barakazi. Twagiye rero ku bagore bavutse mu kwezi kwa kabiri. Abagore bavutse mu kwezi kwa kabiri ni abahanga cyane mu kwerekana urukundo. Kubasobanukirwa bisaba kubigana ubushobozi, ubwitonzi, kuko ushobora kubibeshyaho ko ari abasama. Aba bagore biragoye kumenya icyo batekereza. Aba bagore kandi iyo bahemukiye bagucikaho burundu ku buryo batongera kwifuza kukubona ukundi. Ngira ngo mwabyumvise. Abagore bavutse mu kwezi kwa kabiri ngo ni abahanga cyane mu kwerekana urukundo, ariko nanone ngo ushobora kubibeshyaho yuko ari abasama. Ikindi kandi ni uko ngiyo ubahemukiye bagucikaho burundu ku buryo bitoroshye kuba yakongera kukwiyumvamo. Niba waravutse mu kwezi kwa kabiri ukaba ari umugore, utwandikire muri comment utubwire niba koko bihuye no kumeza. Abagore rero bavutse mu kwezi kwa gatatu ari nako tugiye gusorezaho kuri uyu munsi, tukazasubukura dukomeza ku yandi mezi. Abagore bavutse mu kwezi kwa gatatu ni abagore bagira amahame n'intego bikomeye bagenderaho mu buzima. Aba bagore baba abizerwa cyane. Ntibiborohera gukunda kuko babanza gusesengura
byimbitse buri kintu cyose no kwiga cyane ku rukundo basabwe. Ni beza ku buryo buri wese aba bifuza cyangwa aba yabarangira abandi. Cyakora nabwo kubana n'abagore ntabwo ari ibintu biborohera cyangwa se kuba yakuzura n'abandi bagore. Abo biragoye cyane pe, kuba hari undi mugore mushaka kwiyumvanamo biri deep usanganye cyangwa se nk'agakungu k'abagore. Cyakoze ngo hari abo birwaza umutima kuko barakundwa cyane. Nyine ni abagore bakundwa cyane. Ngira ngo murabyumvise, abagore bavutse mu kwezi kwa gatatu ngo bagira amahame n'intego bikomeye bagenderaho mu buzima. Ariko nanone nyine biragoye kuba yapfa gukunda kuko arabanza akagusesengura akakwiga ndetse akanagenzura urwo rukundo wamusabye niba ari urukundo koko cyangwa se niba hari izindi diru wiziyemo. Rero niba uri umugore ukaba waravutse mu kwa mbere, ukaba waravutse mu kwa kabiri, ukaba waravutse mu kwa gatatu, ngira ngo mwumvise imico ibaranga. Ese koko musanze ari ukuri? Mutwandikire muri komenti mutubwire niba musanze ari ukuri. Mwakoze rero kubana nanjye, ndabashimiye kandi mbibutsa gukora like, share, comment and subscribe. Rero ntimuzacikwe n'indi mico iranga abandi bantu bavutse mu yandi mezi akurikiraho. Naho ubutaha.